buri segonda kuri interineti haba hagezeho amakuru menshi kuri buri kintu. Ese kuyavangura biroroshye? Gusa turayikoresha kenshi kandi tukayifatiraho ibyemezo. Niba bivuzwe n'umuhanga ubwo nibyo. Ihame rya kane, ubuyobozi. inepu.com, video nziza mu gihe uzikeneye. Ese kuki twizera abahanga? Turi mu isi y'amakuru menshi cyane iruhande rwacu kandi ni byiza, ariko kuyavangura ntitwibonera umwanya. Dukeneye inzira za bugufi. Imwe mu nzira za bugufi ni ukwizera abahanga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bakunda kwemera ikintu iyo kivuzwe n'umuyobozi. Iyo umuyobozi agusabye gukora ikintu, haba hari amahirwe menshi y'uko uzagikora. Urugero, iyo dogiteri agusabye kureka ibintu runaka, uzabireka ku kigero kiri hejuru kuruta iyo uza kubisabwa n'inshuti zawe. Ese nakoresha gute iri hame ngo utume abantu bagukorera ibyo ushaka? Ku bantu benshi ushobora kugaragara nk'umuyobozi bitewe n'ubumenyi ufite cyangwa uburambe ndetse no kuba wizewe. Icyo bakora rero ni ukugaragaza uburambe mu byo ukora. Mu byo ukora byose garagazamo uburambe. Icya kabiri ni ukwambara impuzankano. Gatatu, gushyiraho umuntu witaba telefone, maze mu gihe muhamagawe akabanza agasobanura uburambe bw'ikipe yanyu. Ahangaha aravuga ati reka nguze na kanaka ufite ubumenyi muri ibi n'ibi, akaba afite uburambe muri ibi n'ibi. Bizatuma igisubizo muzamuha agifata nk'igisubizo cy'umuhanga, bityo mube mwizewe. Ihame rya gatandatu, kubura kw'ibintu. Abantu bakunda gukora ibintu ku munota wa nyuma. Iyo ugiye kugura ikintu bakakubwira ko ari cyo cyonyine gihari, bituma wumva ugishaka kurushaho. Ku bantu benshi baterwa imbaraga no kuba bagira ibyo bahomba kurenza no kuba bagira byinshi. Ese iri hame warikoresha gute muri business yawe? Muri business yawe ntugafate stock yose ngo uyishyire hanze, ahubwo ugaragaza ko ibintu byabuze kandi buri gihe uzajya ushyiraho promotion zigomba kurangira. Bizatuma abantu bihutira kugura naho baba batabiteganije. Ihame ryo kubura kw'ibintu rigaragara mu buryo bubiri. Icya mbere, ibintu bigoranye kubibona cyangwa se byabuze. Abantu bakunda kugura ibintu byabuze ku giciro kiri hejuru kuruta ibintu basanzwe babona hafi yabo. Kabiri, ibintu bibujijwe. Iyo ikintu cyitwa ngo kirabujijwe, abantu nibwo barushaho kugishaka cyane, maze bagashyiramo imbaraga kugira ngo bakibone. Bapfa kuvuga ko kibujijwe, bahita batangira kugishaka. Muri aya mavideo yose twabonyemo uburyo butandatu bwo gutuma abantu bagukorera ibyo ushaka ko bagukorera. Ihame rya mbere twabonye ni ugutanga mbere yo gusaba. Muri business yawe gira umuco wo gutanga, niyo yaba impano nto izakurura abakiriya. Ihame rya kabiri twabonye ni ukwihagararaho. Abantu bakunda kwihagararaho, bityo nubasha gutuma hari ibyo agusezeranira, nugira ibyo umusaba azihagararaho, bityo abashe kuguha bitewe n'ibyo yihagazeho. Ihame rya gatatu twabonye ni uko abantu bakunda kurebera ku bandi, bityo gira ubuhamya muri business yawe. Ihame rya kane, abantu bakunda gukorana business nabo bakunze cyangwa se bishimiye, bityo kunda abakiriya bawe, tuma bagukunda nabo bazagukunda. Ihame rya gatanu ni ubuyobozi, aho twasanze ko abantu bakunda kwita ku buhanga, icyubahiro, umwanya ndetse n'ibindi, bikaba bituma bubaha ibyo umuntu ababwiye. Ihame rya gatandatu ni ukubura kw'ibintu, aho twabonye ko abantu bakunda ibintu byabuze, bityo bakabigura ku biciro biri hejuru. Bityo rero nawe jya ushyiraho poromosiyo zigomba kugira igihe zizarangirira. Iri ni iherezo ry'uru ruhererekane rw'iri somo, gutuma abantu bagukorera ibyo ushaka. Komeza urebe amasomo ku rubuga rwacu ndetse n'andi menshi, kandi subscribe, amasomo yo arahari. Inepu team, let the world know.